ibyo iki biba birimo cyane kadukomereze kuri iyi nkuru n'ubundi ivuga ko abanyarwanda ijana bamaze guhuma kubera inzoga zitujuje ubuziranenge ntabwo bacitse bakera ni igikuba baciye ntabwo ari igikuba bacira hano ahubwo se nanjye ngira ngo ni bakeya ni bakeya ni bakeya ukurikije ubona abazinywa ukurikije imibare abantu tumaze kumva ngo mu bukwe bw'ahanga bwo mu karere akangaka bapfuye cy'abanyoye bajya mu bitaro banyoye bajya mu bitaro ingenekereza ko imibare bwo ari mutoya abana ijana bamugani niyo mpamvu ngo inzego zose bitewe n'imibare twabonye mu turere dutandukanye abantu bakomeza kujyanwa ku bitaro banyoye izino nzoga imibare ntago ari kadisaba inkuru rero turi abanyarwanda ijana bamaze guhuma kubera inzoga zitujuje ubuziranenge minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yavuze ko bakomeje ingamba zitandukanye zo guhangana n'inzoga zitujuje ubuziranenge zikomeje kwangiza abanyarwanda aho kugeza ubu zimaze guhitana abantu 50 ndetse abandi 100 bakaba barahumye bamaze kuzinywa. Minisitiri Habimana yavuze ko urugamba igihugu kirimo rwo gukangurira abantu kutanywa ibinyobwa byangiza ubuzima rukwiye kujyana no kumva ko gusinda ari uguta indagaciro z'ingenzi kandi bigatuma umuntu atagira icyo yimarira by'umwihariko abakiri urubyiruko. Yabigarutseho kuri uyu wa 29 Nyakanga 2026 mu nama yabereye i Kigali ihuriza hamwe abayobozi b'uturere twose ba guverineri b'intara n'umujyi wa Kigali ministeri zitandukanye n'inzego z'umutekano n'izindi. Ni inama yigaga ahanini ku bibazo byugarije umuryango mugari by'umwihariko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Inama ibaye mu gihe muri aya mezi hafi 7 ya 2023 amaze abamaze kwicwa n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge cyane cyane inzoga bagera kuri 50 mu gihe hamaze kumenwa litiro zirenga 900 z'ibyo binyobwa. Abagihanganye n'ingaruka z'ibyo biyobyabwenge banyoye nk'uburwayi kandi n'abantu barenga 100 barimo abo mu Bugesera bahumye. Minisitiri Habimana yavuze ko ibi ari ikibazo gihangayikishije cyane bityo ko inzego zose zirebwa n'ubuzima bw'igihugu zateranye ngo zirebe ibyarushaho gukorwa kuko umuryango nyarwanda ugarijwe by'umwihariko abakiri bato. Ati twashakaga gusesengura ngo turebe icyo tugomba gukora kugira ngo twubake umunyarwanda ufite indagaciro za kinyarwanda kandi ufite ibikwiye byose kugira ngo u Rwanda twifuza kubaka turugereho. Yagaragaje ko mu muryango nyarwanda by'umwihariko mu rubyiruko hari ikibazo gikomeye cy'imyitwarire aho usanga ubusinzi ku rundi rwego kandi atari ibintu bikwiye namba kuko ari intandaro y'ibindi bibazo. Ati buriya nizi nzoga nyinshi cyangwa inzoga muri rusange zifite aho zihuriye no kugwingira kw'abana, amakimbirane mu muryango n'abana batamashuri. Usanga kandi zitera kubura akazi aho umuntu umaze kubatwa abatekereza ko adakeneye akazi cyangwa yaba anagafite akakavamo. Ibyo n'ibyonnyi biri mu muryango nyarwanda. Yagaragaje ko uretse ibyo bibazo bishamikiye ku myifatire itaboneye irimo businzi usanga harimo no gutakaza indagaciro za kinyarwanda. Agira ati kunywera gusinda ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Abakora ibinyobwa bagamije kwangiza ubuzima bw'abaturage ngo bakuremo amafaranga tumaze igihe duhanganye nabo bijyanye no kwigisha abaturage n'urubyiruko rwacu kumva umunyarwanda ufite indagaciro zikwiriye uzabasha guteza imbere igihugu. Minisitiri Habimana yavuze ko bemeranyije kunoza imikoranire y'inzego mu kurwanya barusahurira mu nduru bakora ibinyobwa byangiza abanyarwanda kandi abazafatwa bakabihanirwa by'intangarugero. Gusa hari andi makuru avuga ko hari bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bashobora gukurikiranwaho uruhare mu ruhererekane rw'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge kandi bazabihanirwa. Iyi nama yabaye mu gihe haherutse gusohoka amabwiriza agenga ibijyanye no gutunganya ibinyobwa gakondo birimo urwagwa, umutobe, ubushera n'ikigage aho kubitunganya bigamije ubucuruzi cyangwa kubitunganya bigamije ibirori by'abantu benshi bizajya byakirwa uruhushya uretse gusa ibitunganyirizwa kunyobwa mu ngo.
ni amabwiriza ashingiye hanini ku kuba ibinyobwa byagiye biteza ibibazo byo kugwa nabi ababinyoye bamwe bikabahitana cyane cyane ibyagenewe abantu benshi kurusha ibyateguriwe kunyobwa mu rugo. Simwe mwavuze ngo kunyobwa mu rugo sinumva byemeye ko yategura ibyo kwinywera mu rugo. Nge ndimo ndagenda rimwe na rimwe nkugarukira ibi bintu by'amasipiriti ubundi ndi umuntu ubasha gufata icyemezo naba mpagaritse izi nganda zikora ibintu bya spiriti cyane ibi nyine bibinyobwa bitanga ibyuma n'ibiki byitwa spiriti neza ko ibyuma na za uri kumva nkabihagarika nk'igihe wenda nk'igihe cy'amezi nk'atandatu nkareba impinduka ziraba ziri mu banyarwanda kuko iyo witegereje ahantu hose ngenda mbona wenda tunahere n'ahandi mwagiye gukora inkuru hano Nyabugogo ntawe uzasanga ari mu kunywa ubwo bushera cyangwa icyo kigage bahifitiye icyuma none ikizana bikubwira basigaye bafite uducupa twa energy cyangwa twavuyemo izindi ji urumva ukabona ni kafite babivanze ari n'uruvango Jean Pierre umuvango nari ndimo ndeba ntuza ejo harya kuri 28 ubwo hari ryari ejo bundi mu karere ka Bugesera hari uruganda rumwe bagiyeyo hari ibyo bamenye birimo nyine ni ku ruganda rukora ibingibi bya spirit barabimena hari ibyo basanzeyo ngo bituruje ubuziranenge byarengeje igihe n'iki byose barabimena ariko iyo ukurikiye neza usanga ibi bigage bubushera imitobe usanga akenshi havuyeho ikintu cyo kuvangamo ibindi bintu nk'uko amabwiriza Minisiteri y'Ubuzima yabivuze hakavamo ikintu cyo kuvangamo ibindi bintu hakavamo ikintu cyo kubikorera ahantu hatari isuku ubona ingaruka byagira ku buzima bw'umuntu zitandukanye na bino bintu by'amantuza bita ngo ni amarikeri mvuge gutyo ariko abantu benshi bamaze kumenya nk'ibyuma hako rikeri gura turubasa ejo bundi nahoze numva niba ejo nahoze numva inkuru y'umugitifu wumvise ngo ibiyobyabwenge arazinduka mu gitondo cya kare nta n'umuntu bari kumwe aragenda ajya mu isantere yose ahera mena abaturage bari bamurabye ivu arajya ntayo dufiteyo ngira ngo wakubiswe banza bari kubitwa mu buryo butandukanye muri iki kigo tonyesha kuvuga ngo akubiswe mu gitifu n'ababiri ibintu byo kumena inzoga abantu bakora tension ntabwo ari gupfa kugenda ukamena ibintu bya byose umaze kubanza gutegura abantu mu mutwe niyo muravuga ati mazi kuva nakura natunzwe n'ikigage natunzwe n'ubushera ntacyo nigezemo ubuje kumenera ubushera ngo bigende kuri na meya wa Bugesera yigeze gukubitwa mu myaka yatambutse meya wa Bugesera Richard Mutabazi ntabwo iyo nkuru wayumvise se yigeze gukubitwa nawe hari ahantu yari yagiye ajya kumena niba ari ibigage niba ari tuvugisha kurenda duse nk'abaganira reka tube twambaye umwambaro w'ibinyamakuru gatoya twambara umwambaro w'umuturage umuturage uri ahantu muri quartier w'umunyarwanda mu ntara mu quartier wipimiye ubushera bwiwe asanzwe akoresha umusemburo w'inkibisanzwe abaturage babo barabaza kumubwira bavuga ngo hari aha ikigage kiryoshye nta bindi bintu yavanze hari aha ikigage kiryoshye bose bagiye babizi sibyo cya kigage cy'ibyumba mu mibare yakozwe nta muntu uragagara muri ako gace wahagwire n'ibyo bibazo ntabisanzwe bizi wengura igitifu w'umurenge urazindutse nababaga udasobawe batarenze batatu muri kumwe bona banyirondo ry'umwuga kenshi yahabindi Kigali ahubwo buriya mu ntara abantu bipanga n'akazi ugasanga uko n'abantu hora bambaye civil bagenda bavuga rw'abadaso kubera ko basangira gusa ibyo wonyine ukabona uzanye n'abo bantu muhereye ku nzu ya mbere muramenye burya hari nubwo bagira hari ikigage baba bari gucuruzaho bafite n'ikindi babitse ku ruhande kimwe n'ikiranye bajya muranazengurutse yose musanze cyakabe muramenye nawe mwiyambuye umwambaro itangazamakuru mwinjire muri iyo quartier nk'abacuruzi cyangwa abantu banahanywera ugiye ku nzu ya kabiri n'iya gatatu muri kumena by'ukuri usanga usibye ko amategeko nyine avuga umujinya w'abo bantu uri kumena wigeze utegera ko bashaka kuza kugira umuriro bakakumerera nabi
ese ko uswara umuntu utita ngo amategeko nzayabura ariko namaze kumenagura hari igihe nyine nawe bareba igihombo agize bigatuma atabasha gusohoza ese umuyobozi uteguye nk'ibyo ngibyo wavuga uti wamenye bimwe uti n'ibindi ejo nzaza kubimena bagahita bagira gute batinya kongera kubikora nk'umugeni umene nyabo bana binye nkabona bari kudakunda bananywa nabibonyera bari kudaba bigaragara ko ni ikibazo pe abayobozi ibi binyobwa ni ikibazo birimo kwangiza abantu hari ubwo ikibazo ndi kubona ni ukutamenya kwidentifia ibyo ari byo uri kumva aho ujya kubona ukabona ese barababwiye ngo bajye bamenya aho bageze hose aho ujya kubona ukabona ibiri guteza ikibazo ntago babivugaho ntabwo biri kuvugwaho ariko se Sam ndashaka kumenya wigeze umva hano bano bacuruza bigaje n'ubushera bigira ingaruka cyangwa ibi bitegurwa mu birori ibyo bikunze kugira ingaruka ku bantu usanga ubundi reka nkubwire Jean Pierre nanabivuga hari ikintu kitarimo guhabwa umurongo aho ubona ikibazo kirimo kunatiza kuko ntabwo nkubwiza ukuri ntabwo ikigage cyangwa se umutobe wahumisha umuntu hatashyizwemo biba bita ngo ni za metanol nizo bashyiramo ngo zibura tuwarete izi za metanol zishyirwa muri ibi ngibi bavuga nyine ngo ni ibyuma uri kubyumva ntabwo ibyo bintu byahumisha umuntu abantu nakubwiye ngo ikigage cyangwa ubushera cyangwa umutobe igihe bizaba byenganywe isuku bagakoresha aya mabwiriza yose minisiteri y'ubuzima yatanze uri kubyumva ikibazo ushobora kuzabona ni nk'iriya kese ejo bundi minisitiri w'ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yavugaga yo mu karere ka Ngoma sibyo ni Ngoma avuga ko yagiyeyo agasanga harimo uburyo amazi bakoresheje n'ibiki byose kandi twabonye yuko abari bahuye n'icyo kibazo bose bavuye kwa muganga sibyo ntabwo bigeze batubwira ko hari uwapfuye hakanagaragamo ko amafunguro yari yateguwe ngo bayateguye mbere yaraye ariko uyu munsi numanuka hano Nyabugogo sibyo ukajya kureba cyane cyane urubyiruko bibere hariya bifitiye ibi byuma ndabyibuka rimwe hari muri covid yari umugitifu w'akagari yagiye afata iyi nzoga y'icyuma amaze kuyifata arayinywa noneho nyuma haza executive w'umurenge nabwo ari mu bugenzuzi bwo kureba ko amabwiriza yo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid arimo kubahirizwa mu bafashwe yaza kubonamo gitifu noneho gitifu ajya kwihisha agiye kwihisha ndabyibuka nyuma mu abanyamakuru barabimenya bakora inkuru bavuga yuko ngo n'inzego z'umutekano ngo zasanze gitifu ufite icyuma noneho mu kubyumva barabyitiranya bagira ngo ni icyuma yari afite yashakaga gutera gitifu kandi cyari icyuma cyo kunywa kuko ugomba kwibaza ubundi kuki inzoga yiswe icyuma iragukeba uri kubyumva ariko uyu munsi rwose hari amafoto bena yadushyirireho urujya kubona ukabona uyu munsi yavuze bati twasuye uru ruganda urumva ubibona twagezeyo korahiye ukuntu basigaye dushyira mu ducupa twa nili akara kabido ko wagira ngo ni amavuta y'ikinyabiziga kuko inyuma utuvuni turimo amavuta bashyira mu binyabiziga akuntu usigaye baramubifitiye agacupa k'amazi ugira ngo ubona bisa umweru ukagira ngo ni amazi yo kunywa yifitiye ahangaha ni uruganda rwo mu Bugesera rwasuwe ku itariki 28 mu murenge wa Ntarama mu kagari ka Kanzenze mu Karumuna ubwo we waragiye biriya harimo ibyo bafashe baragenda baramena bari kubyumva ibi bintu biza reba turiya ducupa twose turi hariya ni ibintu baba bari bugende bavanga kandi bikabyara ikintu kimwe ndabyibuka twiga shimi dozaje wibeshyaho gatoya ukibeshyaho n'akarongo gatoya igitonyanga bihita biba uburozi ndabyibuka hari ibyo bajyaga batwigisha ukajya kubona ukabona bafashe igitonyanga bagishyize nko mu mazi ukabona amazi yose abaye ahindutse irindi bara ari igitonyanga kimwe kiguyemo ibi reba hariyo wajya n'amazi bari gusuka izi ni za rikero izi ni rika uri kubyumva
wagira ngo ni amazi bari gusuka keri ya turose ashaka uri kubyumva ariko urabona hari akarimo gafite intuza ijya kuba umuhondo uri kubibona karaga mu ibido y'umweru bifitwe n'ingabo ibi bintu nje nakubwiye ngo mbasha gufata icyemezo navuga nti nirengagije imisoro izi nganda kuko na mbere izi nganda zitari zaza abantu babonaga ibyo banywa kandi ibintu ngiye by'ibyuma bimenye nta myaka igera nko kuri 20 byumvise ibi bintu by'ibyuma ariko aho umuntu yaranyweye icyuma ijisho ryarahenengeye kandi uzagenda ujye ku gitangazamakuru yaba ari icya leta RBA usanga iyo barimo barabyamamaza uriya nkatwe rero twibera hano za Nyabugogo ureba bimwe mu bayobozi ibintu babona ukabona nk'amakinamico ubuse bari gukora inama z'ibitaganye z'ibigage n'ubushera hari umuntu ugize ubona wabyimbye amaguru ukora ziriya nzoga baje bakajya hano ko bahari none se nyine ibyo nakubwira nibyo nakubwira hano tatandukanye umugore n'umugabo aba bantu bose umuhungu n'umugore bose n'abantu bamwe barimo baranywa ubushera barimo baranywa ibigage barimo baranywa umutobe abantu bacinkora izamba koko uri kubyumva nukuvuga ngo umuntu aranywa ikigage agahinga umushike kawurangiza aranywa ubushera hano hari ikindi kintu nabonye numvise abanyamakuru bagenzi bacu baramuke bavuga ngo ariko ngo ubundi biriya bintu abantu banywa ngo urabintu kiza umuntu uzitegura nese umuntu uzitegura aba mu ntara ahora mu turimo rusange aba ari gukonorera insina aba ari kubiba amasaka bagiye gusenza intoki zimeze nk'izanyu mwirirwa no kujya kwitera mutajye mujye no kwitera uwo musesengura ibyo abandi gusa eka mbwire rero ubu ikigage nicyo kirimo bazi barebe urumva umuntu hano hepfo ashaka kunyara muri toilette ikazagaruka muri amarashi nyuma y'iminsi ibiri kubera ibintu yanyayemo yarahumanye uzegere kuri toilette za turatubari tubari jya kuri izo toilette rusange zanduza Nyabugogo winjira ko ahantu avuyemo impyisi avuyemo bitewe n'ibintu ashyizemo nyamwanda woroshye wonyine n'ibintu yanyoye ahantu mvuye ibinyabutabire baze mu nda wamureba umuntu uvuyemo ahubwo bageze nahumba uri kubyumva kandi barashize neza ibi bintu nibatekereze mwene ubu bwaragiye burabyimba bufatana hano hejuru bazanye inkokora mu maso iminwa yaratemutse yabaye bazanye inkokora mu maso nibatekereze barebe kandi ndabizi ariko Sam ntago bizakora barango twirwa turirimba nino ngurajya kuririmba bibiyoga ntago bizacika urumva izi betting twira tuvuga nyine ka tujye tuvuga nta kunda ariko uzinjiza menshi uko bivugwa ikigagiro nta muntu kinjiriza